Nanjye kubaha ikaze ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'imikino cyo kuri uyu wa mbere. Nizere ko aho muri mukomeje kugubwa neza hirya no hino mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse namwe mudukurikirana mwibereye hanze mu mahanga. Turabasuje cyane kandi tubaha ikaze makuru yacu y'imikino. Mwakomeje kuba indahinyuka kuri gahunda za Royal TV kuva mu gitondo kugeza magingo aya ngaya. Tuje rero makuru y'imikino ko maze kumenyera buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu saa 3 n'igice z'umugoroba. Uyu munsi rero turagaruka kuri byinshi cyane. Isezererwa ry'umutoza Masudi Juma mu ikipe ya Rayon Sport ry'igihe cy'icyumweru kimwe gusa, twakwita ko yahagaritswe mu gihe cy'icyumweru kimwe. Niye mpamvu yateye ubuyobozi bwa Rayon Sport guhagarika Masudi Juma ufite imibare myiza ndetse n'umusaruro mwiza muri iyi minsi, nkuko twagiye tugarukaho mu mibare mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Turaza kubigarukaho twumve icyo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport babitekerezaho, hanyuma tugaruke kuri shampiyona akomeje muri iyi weekend duvuyemo. Iyi Rayon Sport kandi mwumva ngo yahagaritse umutoza, ikaba yarasezerera imikino ya Confederation Cup muri iyi weekend tuvuyemo hashize amasaha 48 gusa isezerera na Rivers United nyuma yo kunganya ubusa ku busa isezerera umutoza. Turaza kubiganiraho ku buryo bwimbitse, hanyuma ku rundi ruhande turajya ku makuru yo hanze. Turibuze kwibanda cyane ku mukino wa Clasico wahuje ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe FC Barcelona mu mukino w'umunsi wa 33 wa shampiyona hariya mu gihugu cya Espagne. Ese nyuma yo gutsindwa na FC Barcelona, Real Madrid ishobora kuba igikombe yagisezeyeho? Byose turaza kubigarukaho. Real Madrid iyi ngiyi iri mu mazi yabira mu minsi ya nyuma ya shampiyona. Hanyuma Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal nizo zakatije tike kugera ku mukino wa nyuma muri FA Cup, nkuko turibuze kubigarukaho uyu munsi. Kandi uko maze kwimenyera buri wa mbere mandi kumwe umutumirwa wacu uyu munsi ni Emery Mvuyekure, umukinnyi ukina ikipe ya AP Football Club. Gusa burya rimwe na rimwe ukunze no kugira ubusembwa bwo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Byose turaza kubiganira n'umutumirwa wacu kuri uyu munsi, akaba ari umuzamu ntaga umutoza w'ikipe ya AP Football Club, akaba yarahoza afatira ikipe ya Police. Niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Gusa ntangira amakuru yacu y'uyu munsi, reka ntangirire kuri iyi nkuru igiye ahagaragara mu kanya gato kashize mbere ko twinjira muri half time show. Nibwo inkuru igiye hanze yuko Masudi Irambona Juma ahagaritswe mu gihe cy'icyumweru kimwe ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, imushinja kuba adasanzwe akorana neza n'inzego zimukuriye ndetse nizo basanzwe bakorana muri staff technique, abatoza bagenzi biwe mu bijyanye no kungurana ibitekerezo ndetse no gushyira hamwe. Akaba ari byo ngo byaba byaratumye bagira umusaruro mubi ku ruhando rwa Afurika ubwo baheruka gusezererwa n'ikipe ya Rivers United banganyije ubusa ku busa mu mukino ubanza, ikaba yabatsinze ibitego 2-0. Uruhande rw'ubuyobozi nuruhe? Byinshi arabitubwira Gakwaya Olivier mu kiganiro tumaze kugirana ku murongo wa telefone, hanyuma turagaruka tubyinjiramo ibijyanye n'iyi nkuru ya Masudi Irambona Juma umaze guhagarikwa igihe cy'icyumweru kimwe. Ese wabivugaho iki? Ese niki kishe inyuma y'iri hagarikwa? Tubanze twumve Gakwaya Olivier duhe version y'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Turagaruka mu kanya gatoya. Ubundi se byari biri mu masezerano mu byo mwari mwemeranijwe yuko niyitwara nabi muzamuhagarika, cyangwa se hari ikindi kintu kindi kidasanzwe yaba yarakoze cyatumye mumuhagarika? Tumuhagarika igihe cy'icyumweru kimwe kuva ku munsi w'ejo kugera ku wa mbere, kugira ngo gutekereza ku kazi ke no kubigize amasezerano afite na ekipe. Hakoramo ibintu bitandukanye, imikoranire hagati ye na staff bakorana ndetse no hagati n'ubuyobozi, kugira ngo yibutswe ko hagomba kubamo imikoranire yo kuzuzanya. Yari maze kugaragara ko akora wenyine, atagisha inama cyangwa se atagirwa inama n'undi uwo ari we wese, kandi mu masezerano y'ibiteganyijwe. Ikindi ni inama zimwe na zimwe zagiye zibanziriza iyi mikino cyangwa amarushanwa twarimo, zateguraga zikubiyemo imyiteguro zigamije imitegurire myiza y'imikino atitabiraga nta mpamvu. Ibyo byose rero akaba ari byatukanishije kuri uyu musaruro by'ubugubu. Ibyo rero ni ibyafashwe n'icyemezo cyacu kugira ngo tubashe kugira imbere heza, tubashe kugira imbere hatuma n'ibyo dusigaranye bitadutakaza nk'uko tumaze gutakaza ibingibi.
hanyuma muri uko kumukebura ndetse no kumwibutsa inshingano ziwe hari ubwo mwaba mwamusabye gusaba imbabazi ku buryo wenda kugira ngo azagaruke bamuhagaze igihe cy'icyumweru kimwe n'ikirindwi icyumweru kimwe bishatse kuvuga ko Masudi Juma mu gihe n'izi ntego Rayon Sport yihaye zo gutwara iki gikombe cya shampiyona cy'amahoro mu gihe yataba zigezeho bishobora no kuba byamuviramo guhagarikwa burundu. Birumvikana kuko icyo tumusaba ni imikoranire kuko biteganyijwe mu masezerano ni ukubaha inzego zimukuriye uburyo n'ibyo ngibyo by'ibanze birimo bikubiyemo bifuza ko byahinduka ari nabyo ingaruka zabyo zatumye tutabasha kugira aho tugera muri amarushanwa. Bishatse kuvuga ko Masudi mu by'ukuri yatumvikanaga n'abo basanzwe bakorana muri staff technique ndetse wenda hari naho yageraga agasa nk'aho asumbye abaye nka rwa rutugu rusumba ijosi agasumba ubuyobozi. Masudi ntabwo yari umukozi cyangwa se n'umutoza ukora wenyine, ntabwo babasha kugira undi bakorana. Ibyemezo bye n'ibyo ngibyo ntabwo agirwa inama, ibyo yapanze n'ibyo ngibyo nta wamugira inama kuko ari cyo cyose ngo aba yayumva. Ibyo rero umusaruro wivuyemo bimeze gutyo uba ari uwawe ku giti cyawe, ntawe mufatanyije. Ibyo rero ikibazo no ingaruka tugeraho twese, ikibazo gikomeye kiba kirimo no ingaruka tuzisangira kandi tutakabaye tuzisangira. Umuntu ashobora kugira amatsiko yo kubaza wenda nk'urugero rumwe, sinzi wenda niba hari aho batumvikanye ku bijyanye n'abakinnyi babanzamo mu kibuga na staff technique cyangwa se hari igitekerezo mwebwe nka komite mwamuhaye akakima amatwi, sinzi niba ari nk'urugero waduha. Ni byinshi bitandukanye ubwo ahubwo technique man ubwo mwakezaje n'abatekinisiye, ariko ni byinshi byagiye biba inshuro nyinshi. Nuko ahenshi twajyaga tugira inama tukayivanga, ariko ahangombwa mwahabonye ntabwo twahavuye abatambuka. Umunyamabanga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport Football Club Gakwaya Olivier mu kiganiro kirambuye tumaze kujyana ku murongo wa telefone mwabyumviye impamvu ubuyobozi bwashingiye guhagarika Masudi Juma umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ni baruwa yamumenyeshaga ko hagaritswe by'igihe cy'icyumweru kimwe hatagomba gutoza imikino ibiri iri imbere, yaba umukino umwe w'igikombe cy'amahoro kwishyura na Rugende ndetse n'umukino wundi wa shampiyona bafite muri iyi weekend turimo. Twagerageje kuvugana n'umutoza Masudi Juma ntibyadukundira ndetse ntiyanifuza kugira icyo avuga kuko yarababajwe cyane n'iki cyemezo cy'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Gusa mbere yuko mbabwira amwe mu makuru dukesha aba muri hafi cyane, reka manze mbabwire ko ni nyuma y'amasaha 48 y'ikipe ya Rayon Sport isezerewe mu ijonjora rya nyuma ribanziriza amatsinda y'imikino yihuza amakipe yabaye kabiri ku mugabane wa Afrika, CAF Confederations Cup. Ni nyuma yaho bari basinzwe umukino ubanza ibitego biri ku busa mu gihugu cya Nigeria, umukino wo kwishyura bakaza kunganyiriza hano kuri stade Amahoro isa 9 n'igice ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo n'umukino wabaye. Ikipe ya Rayon Sport mu minota yose 90 y'umukino ntiyabashije kureba mu izamu ry'ikipe yo mu gihugu cya Nigeria, nubwo yari yagejeje ibishoboka byose. Ikipe ikaza no kuza kubona ikarita y'umutuku ku minota 60 w'umukino, ariko iminota 30 yose Rayon Sport yakinnye kuri superiorité numérique cyangwa se ifite abakinnyi benshi mu kibuga ntacyo n'ubundi byayifashije, nubwo yari ifite urugamba rutoroshye rwo kwishyura ibitego bibiri ku busa. Icyizere rero kigenda kiraza amasinde gahoro gahoro, umukino urinda urangira ikipe ya Rayon Sport isezerewe nyuma yo kunganya ibitego bibiri ku busa. Birumvikana umukino wose muri rusange iminota 180 yahuje amakipe yombi urangira ibitego bibiri ku busa by'ikipe ya Rivers United. Ibi bivuze ko nyuma y'amasaha 48 Masudi Juma yahise asezererwa. Ikipe ya Rayon Sport ivuga ko kwitwara nabi muri irushanwa rya CAF Confederations Cup bakaba batarageze mu matsinda nk'uko byari bimunego zabo ari imbarutso ya kimwe mu mpamvu nyinshi cyane bashingiyeho basazagarika Masudi Juma. Bashinja kutumvikana nabo basanzwe bafatanya gutoza ikipe ya Rayon Sport, bashinja kutumvikana n'ubuyobozi, kutumva amabwiriza y'ubuyobozi n'imikorere mibi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mutoza Masudi Juma mbibutse ko yaramaze gutsindwa umukino umwe gusa muri iyi shampiyona turimo, aho yatsinzwe n'ikipe ya AP Football Club gusa. Indi mikino yose ikipe ya Rayon Sport yagejeje kwitsinda sibye imikino ine gusa, yanga
yanganyije mu mikino 22 yose yari imaze gukina, yanganyijemo imikino 4 itsindwamo umukino umwe gusa, indi yose babasha kuyitsinda. Uwo ni Masudi Juma wahesheje ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize igikombe cy'amahoro, cyanabemereye guhitabira ndetse no guhagararira u Rwanda muri iyi mikino ya CAF Confederations Cup. Basezerewe muri iyi weekend, akaba ari n'umutoza wagaragazaga imibare yaba mu busatirizi ndetse no mu bwugarizi myiza, nkuko twabigarukiye tubigarukaho cyane no mu kiganiro cyacu. Niyo kipe yari ifite ubwugarizi bwiza mu Rwanda, niyo kipe yari ifite ubusatirizi bwiza mu Rwanda ushingiye ku mibare yo muri shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro muri rusange. Hagaritswe rero by'igihe cy'icyumweru kimwe gusa. Amakuru dukesha aba muri hafi yizewe nuko Masudi Juma deja cyangwa se ubungubu ngo yaba arimo aratekereza uburyo ki ahubwo noneho iyi baruwa ya Rayon Sport yabamwandikiye bamumenyesha ko bamuhagaritse icyumweru kimwe, we yayisubiza babwira ko ayisezereye burundu. Ni nyuma yaho Masudi Juma yari yongerewe amasezerano y'imyaka 3 mbere ko shampiyona itangira, zari intangiriro z'icyizere cy'ibihe byiza kurana ikipe ya Rayon Sport. None hajemo kidobya, ahagaritswe icyumweru kimwe. Masudi Juma nkuko ayo makuru dufite adukesha aba muri hafi, ese yazahitamo gusezera burundu mu ikipe ya Rayon Sport, azahitamo kwemera ikigano yahawe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport? Byose reka tubiharire mu minsi iri imbere tuzabasha kubimenya muri rusange. Munyemerere gato mve ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'iki cyemezo bafashe by'umwihariko nyuma y'amasaha 48 basezerewe n'ikipe ya Rivers United yo mu gihugu cya Nigeria, banganyije ubusa ku busa muri iyi weekend. Mabwire ko ku gicamunsi cya none ku kicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahamagaye abakinnyi 41 bagomba kwitabira igeragezwa n'isuzuma mu bijyanye n'ingufu, icyitwa physical test cyangwa test physique mu bazi indimi z'amahanga, rizatangira tariki ya 3 n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka, ndavuga mu kwezi gutaha. Abakinnyi 41 bahamagawe baherereye mu yahe makipe, harimo 11 b'ikipe ya AP Football Club, Sheshangoga Michel, Manishimwe Emmanuel, Rugwiro Hervé, Usengimana Faustin, Sabimana Aimable, urebye hanini n'abamyi bamyugariro abenshi. Hanyuma kurandwa ikipe ya AP Football Club, Manzi Thierry, Savion Nshuti Dominique, abona mu ikipe ya Rayon Sport. Bona abakinnyi 7 bose bahamagaye muri rwanda rw'ikipe ya Rayon Sport, harimo n'umuzamu Ndayishimiye Eric bakunze kwita Bakame. Hanyuma aho ni kurandwa ikipe ya Rayon Sport. Kurandwa ikipe ya Kigali yatanze abakinnyi bagera muri 6: Ndahinduka Michel, Kayumba Sotel, Bishira Latif, Murengezi Rodriguez, Mubungi Benabe, Iradukunda Eric. Muri Pepiniere niho hatunguranye cyane havamo abakinnyi 2. Iyi ni ikipe iri ku mwanya wa nyuma kugeza amagingo anga muri shampiyona y'u Rwanda, yatanze mu gica Gilbert Nsabimana, Jean Dodien. Hanyuma Espoir yo Rusizi yatanze myugariro wayo Mbogo Ali, niyo mukinnyi wahamagaye muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Bakinnyi 41 bose bazitabira test physique ku itariki ya 3 n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 5. Niyo nkuru Ramadani wa Musanze, Hakizimana François, abona abandi bakinnyi nabo bahamagaye bushya mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Hanyuma muri Bugesera n'abakinnyi 4: Kwizera Olivier, Nzabanita David, Iradukunda Bertrand ndetse na Rucogoza Jihad. Muri rusange ngabo abakinnyi bahamagawe n'ikipe y'igihugu n'umutoza Antoine Hey. Mukura Victory Sport yatanze abakinnyi 2 n'abakinnyi bose ko ari bakabaye 41 bahamagawe bazitabira iyi test physique. Polisi ikaba yatanze abakinnyi 6 nka ekipe iri ku mwanya wa 3 ku rutonde rwa shampiyona kugeza amagingo aya ngaya. Ngabo abakinnyi muri rusange bahamagawe n'umutoza Antoine Hey ko ari 41 mu ikipe y'igihugu yitegura amarushanwa yo gushaka tike yo kwerekeza imikino ya CHAN ndetse n'amarushanwa yo gushaka tike yo kwerekeza imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera mu gihugu cya Cameroon. Mbere ko tugaruka cyane kuri iyi nkuru, reka munyemere maze nakire umutumirwa wacu hano muri studio. Nta wundi ni Emery Mvuye kuri, nkuko nabibabwiye, n'umuzamu w'ikipe ya AP Football Club yaguzwe avuye mu ikipe ya Polisi. Emery, karibu sana muri studio za Royal TV muri half time. Stari sana. Wambaye ishapuro ugivuga? Ugivuga ngakangaye mu cyumweru? Nagari cyane akujya ngerageza rimwe na rimwe. Ugerageza rimwe na rimwe. Emery Mvuye kure rero akaba umuzamu w'ikipe ya AP Football Club, maze kuvuga abakinnyi 41 bahamagawe n'ikipe y'igihugu. Emery, rumwe mu bakinnyi wowe noneho niyo bagiye guhamagara ikipe y'igihugu nta nubwo unatekerezwaho. Baranyibagiye ntabwo ngitekerezwa cyane ikipe ya. Wowe ntabwo ugitekerezwa, ubundi abandi bose bafite buri wese abafite uburenganzira bwo gutekerezwa, ariko wowe banza nubwo burenganzira utabufite. Harya rero wakwibutsa abantu ari impamvu bo habaye ikibazo muri equipe nationale cyo kutumvikana kuri staff cyemezo cyafashwe. Nibyo gusa byari byabaye.
nibyo gusa byari byabaye turaza kugira umwanya uhagije wo kubigarukaho gusa reka tubanze twumve umutoza Antoine Hey ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda uyu n'umudage uherutse kuramutswa icyizere cyo kuyobora Amavubi y'u Rwanda impamvu yahisemo kubanza guhamagara abakinnyi bangana gutya ndetse abanza n'abatoza banabasuzume physical fitness yabo kugira ngo azavanemo abakinnyi ba nyuma ndakuka bazajya muri iyo mikino yose navuze niyihe muri rusange arabivuga muri rw'icyongereza turagaruka tubisobanura. If someone is not passing the test according to what we think a player of international standard should achieve, he will be retested on the 25th of May, 3 weeks later. If he doesn't pass the second test by that time, he cannot be included for the moment in time in our plans. Because as we said, we have no time to work on the fitness and the intensity. It's not only that we don't want to work with the players because they are not fit enough. It's once we start the training camp on 29th of May, it will be very intensive. We will have a morning session, we will have an afternoon session. It will be very, very tough. And we cannot risk to include players who are not fit enough. And after 2 or 3 days of very intensive preparation training, they are collapsing, and Patrick needs to take care of them, and we have to invite some others. So we need players who are physically in the condition to get through the or the preparation program towards the first match. That's the reason. It's not that we want to punish someone because he's not fit enough. We want to protect the team and also the players of injuries. Antoine Hey mu magambo make avuga ko impamvu bifuje ko habaho physical test imbere yuko batangira gutekereza ibijyanye no guselektiona abakinnyi bazifashisha mu mikino yo gushaka tije kujya mu mikino ya CHAN ndetse no muri CAN muri rusange nuko nta mwanya uhagije bafite mu gihe cy'imyitozo mu gihe camp y'ikipe y'igihugu yaba yatangiye cyo gukoresha abakinnyi physical fitness ndetse no kureba muri rusange ibijyanye nuko abakinnyi bahagaze mu by'ingufu ndetse n'umubiri wabo uko umeze ahubwo kubera ko uwo mwanya batawufite ndetse n'imyitozo izaba ari imyitozo ikakaye cyane igomba kujyamo umuntu ubihuguriwe ndetse uniyiteguye muri rusange mu bijyanye n'iryo suzuma ry'ingufu rizaba tariki ya 3 n'itariki ya 4 ku bakinnyi 41 bahamagawe n'umutoza Antoine Hey bityo rero bikaba bizamufasha kuba no mu gihe uwo tarabashije kuza muri liste ya nyuma ashobora kwifashishwa mu kuza gusimbura undi uvunitse ku munota wa nyuma uvunitse bakigera muri camp gutyo nkuko yakomeje kugenda abisobanura. Antoine Hey avuga ko muri rusange ari yo mpamvu yamuteye kubanza guhamagara abakinnyi bagera muri 41 muri rusange kugira ngo azabashe kuba afite ibisubizo byinshi no mu gihe umukinnyi yabavunitse akaba atabura uwamusimbura. Emery ngira ngo ikipe y'igihugu ushobora kuba utayihamagara nkuko twatumaze kubivugaho mu kanya gato ariko ubu n'uburyo bwiza ushobora guhamagara abakinnyi 41 uyu munsi ukazahitamo 20 bajya mu irushanwa minsi 2-3 ningahe hasigaye kugira ngo irushanwa ritangire runaka kavunika wa wundi ukaba wamwifashisha kugira ngo waze nawe ndumva atari bibi. Oya naga ari bibi ikintu kiza cyane kuko hari benshi batajya bagibona amahirwe yo kugira ngo baze muri equipe nationale aho no bahita profita kugira ngo babone umwanya wo kwigaragaza. Emiri uvuze ku mahirwe twanabikomojeho gatoya uvuga kuki kubijyanye n'ibivugwa ko ngo impamvu uyu munsi uranyemerera mbyita ubusembwa utemerewe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu uyu munsi nukubera ko hari ibyemezo bimwe na bimwe bya staff technique utemeranyijwe nabyo cyangwa nabayobozi bamwe na bamwe muri Ferwafa na Minispoke bafatanyije utumvikanye nabo ubundi bijyanye n'ikibazo cyawe cyo kudahamagarwa mu ikipe y'igihugu imaze igihe bivugwa. Emery ni iki kibyishe nyuma? Mbo ikibazo cyabaye ku bwa Makestre ubwo mba mfitanye ikibazo na Makestre ko yaragiye byakuba byarakemutse aho ikibazo gisigaye nanjye sinzi ko bimeze yanzi ko nzahamagarwa ariko ntabwo byabashije gushoboka. Bavuga ko ngo icyabiteye byose ngo nuko Kwizera Olivier yahamagawe mu ikipe y'igihugu amaze iminsi bigusa akora imyitozo wowe umaze igihe kinini ukora imyitozo ntiwaza muri selection ya nyuma ntiwabyishimira nkuko n'undi mukinnyi wese wundi yabikora iyo niyo mpamvu aho inangiriro yabyo ko byagenze
muri equipe nationale baraduhamagaye tugomba kumaramo icyumweru kimwe gusa hama turitoza iminsi 2 muri weekend haza kuba match ebyiri samedi na dimanche hari match ya Kenya na match ya Tanzania mu dimanche ndabyibuka ubwo ngiye nkina match ya Kenya tunganya ubusa ku busa nakinye match yose ubwo urumva nabakamena wakina match ya dimanche na Tanzania ubwo bari batubwiye imyitozo ntago bazareba ngo imyitozo ngo bakanaka bazareba muri zo match amical ko niyo preparation ya match ya Mozambique hama habaye imyitozo ngira ngo imisi 2 Olivier yaranarwaye umunsi wa mbere nitwakora turaruhuka ku wa kabiri turakora Olivier yaraje arirukanka gusa anarwaye ariko ikibazo cyari gihari nuko gusaje kwimenya nyuma ntago nari mbizi habaye hari communication entre Mackenzie n'indi equipe yo muri Mozambique yagishakaga Olivier biba ngombwa ko bakoresha uburyo bamutwara kugira ngo akomeze kugaragara avugane abone uburyo avugana niyo equipe bonge sinabimenya ubwo nsigara gutyo ndavuga kunsigaye ntago bisobanutse ngomba kujya kubaza mbaze kocha wenda nimba ari kibura ikosore ubutaha nzaze icyo naburaga byabe nagikosoye ubwo twaragiye turavugana bisanzwe birarangira ndataha nyuma aza guhamagara equipe nationale igomba kujya gukina muri South Africa aramamagara turaganira arambwira cyagiye atashyubabaye atese ngo mpamagaye muri equipe nationale wagaruka ndambwira nta kibazo mfite umamagaye ndagaruka nibwo yongeye kandi aramamagara umunsi wa camp nibwo president wa federation ntabwo ari mu Rwanda yahise abwira Mackenzie ati Minaga agomba kuza muri equipe nationale ngo nategereze nzaze azabanze ko nzasaba imbabazi Mackenzie yabisobanurira ndambwira nta kibazo nuko byagenze mberuka aho ngaho bya equipe nationale ni izo mbabazi gusa zisabwa sinzi ngo bimeze gute nta na kimwe nzi ntaho byarangiriye ubu si imbabazi warazisabye cyangwa umuntu wakwegereye akubwiye ati banza usabe imbabazi ntago mbizi ngo bimeze gute barambwiye ngo negereze narategereje na n'ubu ngo bakubwiye ngo utegereze warazisabye umuntu twavuganye ni Mackenzie waravuganye ndamubwira nimba kitaragenze neza mbabarire nawe arabyumva ni umuntu mukuru ko na situation yari ko imeze nawe yarayibonye yarayibonye ni umuntu utekereza yarabonye uko bimeze yabonye ko yandenganyije aravuga sawa ibyo tubyihorere turebe biri imbere ngomage muri equipe nationale bwo muri equipe nationale twe twariyunze nta kibazo na kimwe gihari ngo ibindi sinzi uko bimeze mwariyunze ako kantu nakubwiye ubwo kabayeho nkari ako ka reaction ko kutishimira muri mu ruhame rw'abantu yari ngewe nawe na staff nta kintu kibi cyabayeho ku buryo none ubwo imbabazi bagusaba bakubwira ngo usabe n'iziki byaje kuko iyo haza kuba ikibazo ntabwo ari kongera kumamagara muri equipe nationale iyo nza kuba nateje ikindi kibazo runaka ntabwo ari ko ndi muri equipe nationale ariko yaramamagaye nyuma baza kumbwira ati ngo ntabwo urimo ngo tegereza n'ubu uracyategereje ntabwo nzi bimeze gute bakusabye bakubwiye se ngusaba imbabazi nk'uko babivuga gutyo uyu munsi we ntabwo ujya gutekereza uvuga ati ariko ngewe wazafata nkandika ibaruwa nkasaba imbabazi nk'uko umuyobozi abivuga nkayijyana ntabwo ujya ubitekerezaho njya mbitekerezaho ariko ntabwo nzi ibaruwa ndayitwara he ndasaba imbabazi z'iki nakoze iki burya umuco wa kinyarwanda gusaba imbabazi ni ibintu biba biri imbere cyane tunubaha ariko umuntu asaba imbabazi z'icyaha runaka yakoze azi ariko mu byo byose ntabwo nzi ikintu nakoze ku byo ngibyo rero ibya Emery mvuye kure muzamu w'ikipe ya APR Football Club utemerewe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu muri iyi minsi kuva aho ibyo byose bibereye nk'uko yabituganirizaga kugeza ubwo azasaba imbabazi z'icyo atazi kubwe nk'uko abivuga muri rusange kari agacibiyemo kubera ibijyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda gusa icyo nababwira nuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyuma y'iyo tariki hazabaho indi test yindi ya kabiri ku bazaba barabashije gutsindwa muri iyi test ya mbere bizaba ari nk'amahirwe ya nyuma ku itariki
itariki 26 ari nabwo hazahita hatangazwa ikipe ya nyuma igomba kujya muri kampo ku itariki 29 izaba yitegura umukino wa Centrafrique ushobora kuba hagati y'itariki ya 10 n'itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Gusa mbere y'iminsi 8 ho gato yuko umukino wa Centrafrique uba barateganya umukino wa gishuti na kimwe mu bihugu byo muri Afrika yo hagati cyangwa se Afrika y'Uburengerazuba bikina biteye kimwe na muri Centrafrique izaba ihura n'u Rwanda ku munsi wa mbere w'iri jonjora. Ngibyo bijyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi programme yose ngiyo iyo Antoine Hey yahaye itangazamakuru uyu munsi ubwo yahuraga naryo. Reka mve ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tuzakomeza no kugenda tugarukaho cyane. Mashami Vincent yatangiye imirimo yiwe muri ikipe y'igihugu nk'umuntu wungirije nyuma yo gusezererwa muri yo guhagarika cyangwa se gusoza imirimo ye muri Bugesera akaza gusimburwa na Kanyankore Gilbert Yaounde. Ibindi tuzakomeza kugenda tubibageza. Ahubwo noneho munyemerere tugaruke gato kuri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda aho ikipe ya APR Football Club yatsinze Kiyovu Sport muri iyi weekend ibitego byose 2-0. Emery mwagarutse muri mood? Ya muri mood tuyirimo kabisa. Tuyirimo ubu na match dushaka kongera gutakaza. Na match mushaka kongera gutakaza ni igitego cya mbere cyatsinzwe na Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable murakina imbere yawe ni umudefenseri muravugana cyane n'umukinnyi uziho iki kuko hejuru yo kudefanda aranatsinda. Bon Nsabimana Aimable ni umudefenseri mwiza ukiri umwana muto yumva akagira n'ishyaka mu kibuga kandi umukinnyi ushaka gutera imbere. Burya kuba uri umukinnyi ushaka gutera imbere hari byinshi wageraho kandi byanagufasha mu buzima. Hari byinshi cyane wageraho kandi byanagufasha mu buzima. Ubu ni Emery mvuye kuravuga kuri Nsabimana Aimable. Gusa iki cyari igitego cya kabiri cya Ngabo Albert nawe n'umukinnyi mukuru mwubaha mwese muri vestiaire. Gutsinda igitego ndatekereza sibyo kuba bimushimisha namwe birabashimisha. Yadushimisha nk'igitego yatsinzwe ko igitego cyasabye imbaraga nyinshi cyane ibintu tarakekaga kabisa. Iyo ni celebration ya Emery mvuye kure wishimiye cyane ibyo bitego bibiri bya bagenzi be ibitego byanaje mu minota ya nyuma. Kari kabaye gusa bisaba iki iyo mugeze ku munota nk'uriya muri kuri pressure resultat, pressure yo gutsinda, pressure y'abafana, pressure ko Rayon Sport iri kubarusha amanota ni bisaba iki mu mutwe Emery kugira ngo ubone intsinzi mu minota ya nyuma nk'ingi? Kugira ngo ubone intsinzi mu minota ya nyuma ni ibintu bigaragaza ko uba uri mu mukino uba ugomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Yani ibintu ntabwo ari buri kipe ikunda kubikora ngo ibigereho kuko bisaba kuba ufite umutwe hakomeye adacika intege wumva ko kwihangana isaha ugomba gutsinda. Isaha ugomba gutsinda rero nuko ikipe ya APR Football Club yaje kuza gutsinda mu minota ya nyuma y'umukino babifashijwemo na Nsabimana Aimable ndetse na Ngabo Albert. Bombi abakaba bamyugariro. Emery ino saison mumaze gukina imikino ndatekereza 24. Ntabwo wakunze gubanza cyane mu izamu nkuko twari tubimenyereye mu minsi yashize muri polisi n'ahandi hose. Emery ni nihe mpamvu yihishe nyuma yo kutabanzamo bihoraho muri equipe ya APR? Sinzi ubwawe ubyakira gute? Urebye n'utubazo ntago biri kuri kote ya forme cyangwa iki n'utubazo duke nagengira dutuma nabasha kuboneka. Ariko twararangiye niyo mpamvu imvune famille tubazo bajyanye na tubazo turi technique turi privé twatuma gutaboneka twatuma naboneka ariko twarakemutse. Izere ko ntaho bihuriye na discipline. Ntaho bihuriye na discipline. Ubu waragarutse ngira ngo umaze gukina imikino ingahe? Unagarutse kuva aho ngarukiye maze gukina imikino 4. Urebye muri rusange ndatekereza muri imikino 24 navuze ntubuze nk'imikino 10 umaze gukina. 12 hafi kimwe cya kabiri cy'imikino APR maze gukina birumvikana. Ku ruhande rwa Emery mvuye kure hanyuma sezo yawe ya mbere muri APR nta gikombe muri gutwara. Ntabwo se zirarangira reka ne kubacira kari rutega bwo amahirwe ni make yo gutwara shampiyona. Igikombe cy'amahoro byo biracyari 50-50 kuri buri equipe uzisanzwe zigihanganira. Sezo ya mbere yawe muri APR nyuma yo kugurwa uje gusimbura Olivier uje muri equipe ikomeye, equipe yari imaze gutwara shampiyona, wiha umusaruro ungana gute, wisuzuma gute wowe n'abagenzi bawe? Ubundi abantu bavuga ko igikombe cya shampiyona dusa nkaho twakivuyeho ntago wemeranwa nabo kuko burya football abamo ibintu byinshi cyane. Football byose birashoboka.
football ntabwo bashaka ngo umanike amaboko, bashaka kurwana kugeza ku munota wa nyuma, kandi nibaza ko match zigihari byose birashoboka. Muracyizeye igikombe? Turacyizeye igikombe. Turacyizeye igikombe kabisa. Ngibyo rero Emery mvuye kure ndetse n'abagenzi be baracyizeye igikombe mu ikipe ya APR Football Club, biri no mu ntego zabo ndetse bikaba no muri moto cyangwa se amwe mu magambo bagenderaho cyane mu mahame y'ikipe ya APR Football Club, guhatana kurwana kugeza ku munota wa nyuma, intsinzi n'umurava bikaba ari nabyo bikunze kuragira cyane abakinnyi b'ikipe y'ingabo z'u Rwanda, ndavuga APR Football Club. Si bya APR yatsinze Kiyovu, indi mikino yagenze gute muri iyi weekend dusohotsemo ku munsi 24 wa shampiyona? Ikipe ya APR usibye kuba yaratsinze Kiyovu 2-0, Amagaju yatsinze yanganyije na Sunrise igitego 1-1, hanyuma ikipe ya Bugesera itsinda Gicumbi 3-1, Pepiniere itsindwa na Espoir 2-0, Kirehe itsinda Kigali igitego 1-0, hanyuma ikipe ya Police inganya na Etincelle 0-0. Muri rusange ngibyo ibijyanye n'umunsi wa 24 wa shampiyona byahise bituma ikipe ya APR isigamo ikinyo cy'amanota 5 hagati yayo n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifite ibirarane byose bibiri, iyi twababwiraga mu kanya gatoya, imaze guhagarika umutoza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 55 ku rutonde rwa shampiyona. Emery, wenda ntabwo uri umukinnyi wa Rayon Sport, abakinnyi benshi nababaza kuri mukeba wenda bakasa nkaho yihunze icyo kibazo, ariko uje muri studio, uje mu kiganiro hano muri half time show uhurirana n'inkuru ya Masudi Juma yuko ahagaritswe, nta gihe kinini cyane imaze igiye hanze. Ni byiza ni na ngombwa ko kubazaho kuba adversaire umukipe muhanga ni igikombe mu buryo buri direct, bashobora guhagarika umutoza muri iyi minsi ya nyuma ya shampiyona. Murabona atari ibihe bibi ku ruhande rwa Rayon Sport, bikaba amahirwe musa nkaho mugize ku ruhande rwanyu rwa APR kuko adversaire agiye kuba destabilize? Urebye aho ngaho na bintu byinshi navuga, wenda navuga ku ruhande rwacu, wenda niyo mahirwe wenda twatubonye yo gusatira mukebaje, mugahita musahurira mu nduru mu gihe mukeba ari mu nduru, ari mu bibazo natwe zitatuza itamuza muri rusange. Gusa ibi bijyanye no guhindura umutoza, guhagarika umutoza, instabilité technique muri equipe, wabaye muri vestiaire, ubamo umukinnyi kundusha bana nabyo, hari icyo bigabanya kuri attitude y'abakinnyi, hari icyo bigabanya ku buryo cy'abakinnyi bagakwiye kwitwara n'uburyo ki bari kwitanga, ibintu nk'ibiyo bivugwa muri equipe? Buriya ikintu kiba gihindutse kinini cyane, kuko nimba hari umutoza runaka muri equipe afite ibyo abashizemo mu bakinnyi, afite ibyo abigisha, afite uburyo bahagarika mu kibuga, ubwo yaje undi mutoza mushyashya nawe urumva ko ari ugutangira bundi bushyashya, habamo akantu gasa nk'agahindutse muri vestiaire. Habamo akantu gasa nk'agahindutse muri vestiaire. Ese ako kantu kazahinduka ku ruhande rwa Rayon Sport yahagaritse umutoza hasigaye imikino 8 gusa kugira ngo shampiyona irangire? Ku ruhande rwa Rayon Sport ni 6 ku ruhande rw'ikipe ya APR. Amakipe nayo kandi arimo aragenda yicuma asatira ku mukino usanzwe uzayahuza muri rusange muri shampiyona. Ese hari icyo bizahindura mu mutwe y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport? Hari icyo bizahindura kuri stability ikipe ya Rayon Sport ifite muri iyi minsi yakozaga imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona? Byose reka tubitegereze, ni igihe kizabitubwira. Gusa nababwiye ko amakuru dukesha abari iruhande rwa Masudi, abasanzwe bamuba hafi cyane, nuko Masudi deja yamaze gutangira gutekereza ku buryo yasezera burundu muri ikipe ya Rayon Sport. Ntarafata icyemezo, ntiyifuje no kugira icyo abivugaho, ubwo twamugerageza kumuhamagara ku murongo wa telefone, ariko ibyo ngibyo arimo arabitekerezaho kandi ntibyagutungura, ntibyagutangaza afashe uyu mwanzuro muri iki cyumweru cyo kuba yasezera burundu muri ikipe ya Rayon Sport yamuhagaritse mu gihe cy'icyumweru kimwe. Tuve kuri Rayon Sport, tuve kuri Masudi, tuve no ku bandi bose, tujye mu irushanwa rirumuna rya shampiyona y'u Rwanda za Rwanda Premier League. Tujye noneho mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri, imikino yabo yarakomeje muri iyi weekend ku munsi wa 19 wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Reka turebere hamwe muri rusange uko imikino yagenze y'icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda, yabaye ku bibuga bigiye bitandukanye, mbere ko tuza ku gikombe cy'amahoro nacyo kiribuze kuba gikomeza. Icyiciro cya kabiri rero uko imikino yagenze mu cyiciro cya kabiri, ni imikino y'icyiciro cya mbere.
imikino y'ikiciro cya kabiri ngira ngo niyo twahita tujyaho muri rusange uko yagenze amakipe agiye atandukanye yagiye atsindanuguranwa wenda nibiza kugaragara turaza kubirebera hamwe ubwo tugera ku gikombe cy'amahoro nacyo kiri buze gukomeza kuri uyu wa kabiri ndetse no kuri uyu wa gatatu gikombe cy'amahoro ni imikino yo kwishyura kimwe cya 16 aho ikipe ya APR yatsinze ibitego bitatu mu mukino ubanza iraza kubihura na Vision FC ni umukino wo ku munsi w'ejo kwa gatatu nako uzakina kwa gatatu hanyuma n'indi mikino yose baraza kubakina imikino yo kwishyura Rayon Sport yatsinze Rugende 9-0 iraza kubikina umukino wo kwishyura itari kumwe na Masudi Juma iri rushanwa Emery ubu noneho niryo umuntu afite mu mahirwe menshi cyane kurusha shampiyona uko byasa kose imbaraga zanyu zose muzihise ku gikombe cy'amahoro ntago ari igikombe cy'amahoro gusa twe match zose dusigaje imbere yacu zose tugomba kuzaza turi 100%. Ariko umuntu ashobora kwibaza Emery byari byifashe gute byari bimeze gute mu mitwe yanyu muri vestiaire yanyu kumara imikino 6 mudatsinda mutsindwa n'amakipe nka Gicumbi mukanganya musubirizo amagambo ari menshi ku ruhande rw'abafana gitutu cyari cyinshi ibi bintu kubakinnyi mu bifata gute mu bijera gute mu bicunga gute mu mitwe yanyu kuko ntago biba byoroshye kunyura ahangaha Jira ari kuvuga ibingi bikora APR kunyura ahangaha Kanaka ari kuvuga kunyura aha mufana ati Emery bamugurishe umutoza bamwirukane kwa ibintu mu bicunga gute muri mu mitwe yanyu muri mu ya usanga ari situation ikunda gukomerera cyane abakinnyi ariko buriya iyo ugeze muri situation no ugaragarira kuri umugabo iyo ugeze mu bihe bibi nibwo ukora cyane kugira ngo bivemo ya twakoze inama turaganira nk'abakinnyi turebe cyo icyabuze tongeramo imbaraga kugira ngo tongere tuzamure equipe mongeramo imbaraga kugira ngo mwongere muzamure equipe ni iki ku giti cyawe wumva muri biriya bihe mwabayemo nk'iby'ukwezi kumwe n'igice bibi cyaba cyaragufashe kugira ngo wirengagize ibiri kuvugwa hanze ushyira umutima ku kazi kawe ushyira umutima mu kibuga ku giti cyawe n'iki kintu wumva cyagufashije niyo yaba ari indirimbo wumvishije kumvira kurangaje witubwire bo ikintu cya mbere ubundi ngiye mu busanzwe kikunda kumfasha mu bundi aruhutse muri ngewe iyo ndi kureba filme nicaye mu rugo nkareba filme bituma umutwe wanjye nderaxa filme zo mu bwe bwoko nkunda amaseri ase buri koko urazireba se buri koko donc zo mu Rwanda izaba zo mu Rwanda kenshi ko zikunze kuba amasaha dakunze kuboneka birangora cyane ariko izindi urazireba ya izindi azireba zo kurwana romantique action kubera ko uri umuzamu ukunda kujya mu madiberi cyane ushaka kureba uburyo kibazirinda ibyo banumva binduhuye umutwe bikuruye umutwe apari ibyo ngibyo subundi ariko ubundi yemera umuntu ashobora guhita yibaza ubuzima bwawe bwa nyuma y'ikibuga buteye gute uvuye mu myitozo biba byifashe gute bo iyo mvuye mu myitozo akenshi nkunda kuba ndi mu rugo cyane nkunda kuruhuka bavuga ubwiyamba nkunda kureba filime cyane sinjya nkunda kugendagenda cyane akenshi mba ndi mu rugo uvuye mu myitozo urebe filime nunanirwa uryame ko abakinnyi benshi tumaze kuganira bambwira ko bakunda kuryama ni irihe banga ryo kuryama ryo kuruhuka yaba babona iyo ukoze imyitozo ntubashe kuruhuka neza ngo uryame umwanya munini birakugora no mu mikinire yawe ntabwo utera imbere harya Emery umaze kugira imyaka ingahe ubu 28 ubu ntabwo uratangira gutekereza ko utajya urara wenyine ndabitekereza biri muri gahunda nabonye muri APR icyo ebane mwese uno mwaka ntabwo uri buze kubasiga mu busiribateri nawe twese kuko burya buri muntu agira gahunda agenderayo agenderaho yiwe ntabwo ushobora kubona mu kana kakoze kino ntabwo turagikoze buri wese afite gahunda agenderaho Emery nkunze kubaza iki kibazo abazamu cyane twakunze kugenda tuganira wowe muri wowe gukura kwawe background yawe urayituganirizaho gato nayo wakuze wumva uzaba umuzamu bo nkiri umwana natangiye gukina mu izamu mu ndiga muri primaire ariko nakina Sainte Famille ara Sainte Famille munsi ya Roma mbona kinaga biraho ngaho rukwishimisha gusa primaire tukina bigo byahuye nkumva ndabyishimiye ariko nta gahunda nifite kuvuga ngo nzakomeza nkinde ni iki kintu cyaje kukuza mu mutwe ninde wakuje hafi donc nigeze ngana na Olivier wambwira ko ngo Mohamed Moussa ari wamufashe kugira ngo abe umuzamu ubundi imbere y'ikiniraga ari umwataka wowe niki niryari wibuka watangiye gutekereza mu mutwe wawe ko you can make a good career cyangwa se ushobora kugira career nziza uri umuzamu
bo muri quartier twari dufite equipe kumwe muri quartier y'abaroma equipe mugakina mugatumiza utundi tu equipe to mu yandi ma quartier twakinaga gutyo noneho rimwe tuza gukina mu Gakinjiro ara kuri Croix Rouge arakabuga gahari dukina n'ikipe y'abakarani bahariya nyine ubwo ndi muto cyane nanutse banga kunshira mu izamu banze kunshira mu izamu ko nari muto bonaga bari bumutaze ubwo mukuru wanjye niwe yagize uruhare runini kugira ngo sinkine ndababara cyane bakusikwiye iki kweli ko handi ngenda nkakina nkabona nta kibazo kibanze ko nkina bo nyuma biza kurangira aho ngaho ko nahana baba yakunda vuga tunzakina nyuma Sainte Famille baza kunshira mu kipe y'ikigo cyaho yani mbona natangiye gukina mbona ni byiza ndavuga ngo mbakomeza paka nyine kuko byaramfashije mu mashuri nagiye niga kenshi nigira gobona wize he mu secondaire kuri ADB kuva mu mbere kujya mu gatandatu mu mbere kuza mu gatatu nize mu Ruhango ku Ndangaburezi groupe scolaire Ndangaburezi nabona kiriya kipe y'ikigo cyaho ko nakinaga football na basket byose kabifatanya ari umutete kabisa bavaga mu kibuga navuga muri football tujya muri basket football maze kubana aho ngaho nakundaga basket cyane kuko football na materiel nari mfite zihagije bigatuma nigira muri basket none burya basket wari kuzaba umukinnyi ukomeye muri basket ariko uzagerageza nataye yawe ariko irabikwemerera nandi muremure ari muremure cyane Emery mvuye kuri umuzamu w'ikipe ya APR Football Club tuganiriza byinshi cyane muri rusange twatangiye atuganira ku bijyanye n'impamvu uyu munsi atemerewe guhamagarwa mu ikipe y'igihugu yabitubwiyeho byinshi cyane mwabyumvishije ahubwo munyemerere gato navuze ku ikipe y'igihugu mu kanya gato yakashize abo n'umutoza wabo Antoine Hey wahamagaye abakinnyi 41 bakina mu gihugu imbere ariko se abakinnyi bakina hanze bo batekerezaho iki imwe mu nshingano ya mbere Antoine Hey yahaye Mashami Vincent nk'umutoza wungirije muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi niyo kuganira ndetse no gushakashaka abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda ndetse no kubaririza amakuru uko bahagaze nuko barimo baritwara muri iyi minsi Mashami Vincent abifiteho byinshi cyane ku bijyanye n'imyitwarire y'abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda ese barabatekerezaho iki ese yatangiye kuganira nabo reka Mashami Vincent abituganirizeho yanshinze harimo no gushaka amakuru cyane cyane ku bakinnyi bacu bakina hanze iyo imyitwarire yabo amakipe yabo se barakina ese ni bazima bakina bingana gute bitwara gute mu maklub yo muri rusange ngira ngo rero abakinnyi dufite baragera ku 9 ubwo harimo Haruna harimo Jack harimo Migi harimo Sugira Emery akaza Salomo ndetse Fitina Umbalenga Rashid Karisa na Iranzi Jean Claude byuko nagerageje gushakisha amakuru rimwe na rimwe nkabacaho ariko nkashaka n'amakuru ku ruhande kuko akenshi yukoze direct contact n'umukinnyi rimwe rimwe ajya ashobora kubwira ibitandukanye n'ukuri kuko ntabwo ubuhibereye kandi iyo yumvishe ko ari ikipe y'igihugu buri wese aba yifuza mu by'ukuri kumva ko aje guhagararira igihugu kuko bimuhesha ishema yaba aho akina ndetse no muri kariyeri ye muri rusange rero nagerageje gushaka amakuru yose ngira ngo abakinnyi bose cyambere cyo ni bazima ntawe ufite imvune n'abari bafite imvune zari utwazo duto Salomo yaragarutse ngira ngo na Migi nawe ugeze kugiramo imvune gato ariko imikino 6 Gor Mahia imaze gukina yasibye 2 ariko nyuma yaho yaje kugaruka ubu ngubu ngira ngo ari bihe byiza bose muri rusange uhereye kuri Haruna ukajya kuri Jack aratsinda ukajya kuri Sugira aratsinda kandi gishimishije kirimo nuko bose mu equipe yabo ari abakinnyi bakina batangira nagara abakinnyi bakina baturutse kuri banc icyo kintu umuntu yakwishimira urumva ko urwego rwa competition yabo ruri hejuru bitewe na championnat zabo bakinamo championnat ya Kenya turayizi championnat ya Tanzania turayizi championnat ya Salomo arimo turayizi championnat wenda igoye ku buryo wavuga ngo umukino rwego rwe ni rwiza cyane ni championnat muri Slovakia kuko bino kubona amakuru yabo biragoye bisaba
Mashami Vincent umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ufite inshingano zihariye zo gushakashaka amakuru ku bakinnyi bakina hanze y'u Rwanda b'abanyarwanda bashobora kwifashishwa muri rwa rugendo nababwiye Antoine yagiye gutangira nabo bakinnyi 41 yamaze guhamagara. Ndacyari kumwe na Emery Mvuyekure, turi kumwe nawe hano muri studio n'umuzamu w'ikipe ya AP Football Club. Unabishatse waba umuzamu w'ikipe y'igihugu mu gihe ubusembo bwaba buvuyeho twabiganiraho birambuye. Hari ababa bumva hari icyo ntakubajije cyangwa se nta utavuze, ubwo ni umwanya wanyu kuri telefone ngiyo, hanyuma no kuri WhatsApp ndagenda nsoma ubutumwa bwanyu bwatugezeho. Royal TV, alo alo. Oui, muraho neza? Yego. Ndabamagana ndi Rubavu. Nabazaga uwo mukinnyi w'Umunyafurika wahawe igikombe. Aherekezwa n'amafaranga angahe? Igihembo giherekezwa n'amafaranga angahe? Ntabwo mbizi neza, nshobora kubizabikubwira nko kuwa gatatu cyakoze. Ninza mu kiganiro nzahita mbikubwira. Ibijyanye n'igihembo n'amafaranga aherekeza iki gihembo ntabwo mbizi neza, ariko wowe nzabikubwira. Asante sana abantu bari Rubavu tubasuhuze cyane, ndabiza bari na benshi. Ati Reyo guhagarika Masudi niyo mahirwe yacu. Ati mwiriwe, nyaboneka mutubwire abayobozi ba Rayon Sport basigeho bataturwaza imitima, nibateshe Masudi umutwe, nibareke shampiyona ibanze irangire, hanyuma mwiriwe. Uwo muzamu ndamukunda, aritanga rwose mwizamu, azambabara gume muri APR. James Kayonza, hari gahunda afite kuvamo? Na gahunda afite kuvamo. Ari ifite amasezerano y'imyaka 2. Mfite amasezerano y'imyaka 2. Uyu ni mwaka wa mbere. Kereka nk'ugiye nko hanze. Ngiye nko hanze ho birumvikana, ariko mu gihe nyiri mu Rwanda nifuza guma muri APR. Mwiriwe neza, guhagarika Masudi ndumva ari inkuru y'incamugongo pe, kandi twari tugezaho urugamba rwo gutwara shampiyona rukomeye. Murakoze. Ni Margo Gisozi, arakoze cyane Margo. Ati nitwa Elize Jire, ndi umukunzi wa APR FC, twishimiye umutumirwa mwatuzaniye ari we Emery Mvuyekure, muzamu wacu dukunda cyane kandi twemera. Gusa namubwira ngo yihangana akomere, ibi byose byo kudahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Ikindi twishimiye cyane intsinzi twakuye kuri Kiyovu, ariko icyo twishimiye cyane no gutsindwa kwa Mukeba wari watwiraseho kuri Zanako, natwe twaramwishyuye. Royal TV, alo alo. Alo. Yego? Alo. Turakumva neza? Kutavuga? Banza yagira ngo yumve niba koko twamwakira hano kuri televiziyo, ahubwo bashyireho amashuri yigisha umupira. Nabwo igitekerezo cye kirangiye. Ati bonsoir Emery, namugira inama yo kwegera De Gaulle akamubaza impamvu adahamagarwa. Iki ni cyambere, bakiyunga agahamagarwa, kuko nanjye mbabazwa no kutabona ahamagarwa. Ni Salim wo muri Brest Family. Iyo ni inama nziza. Urayakiriye inama ya Salim? Yakiriye Salim. Arakoze cyane. Ati ni Evlasha, uwo musore ndamwemera, ahubwo ampe namba njye mwisuriza, ndamukunda cyane. Turabyemera? Ndaza kwimuha. Tuze kwimuhera kuri WhatsApp. Okay. Ati ubuse hari abafana ba Gasenyi bari buvuge. Ubwo arabivuga ko kuwa gatanu twari turi kumwe n'abafana ba Rayon benshi ahangaha bashyirije studio. Royal TV, alo. Ayego. Ni sawa sawa. Ni umufana wa Rayon Sport. Babwiye na Fidi bari kumuhagarika. Ara? Ngo Masudi agire gute? Ntabwo tumwumvishe neza cyane. Hanyuma ubutumwa bw'ishyane bukomeza kuvuga kuri Masudi ndetse na Emery. Ati nibizi Sam mubwira Emery ko tumwemera nakomerezaho. Ati salama Jire, nitwa Sandro, igitekerezo cyane cyo kuba Masudi yahagaritswe uru ruhande rumwe ndabishimiye, kuko liste yapanze ntabwo yari ikwiye. Ati ikindi bitaza gutera crise itari nziza muri equipe, kuko azatoza azi neza ko atizewe n'abamuyobora. Icyo nsorezaho nuko nawe nk'umuntu w'umugabo niba akeneye gutera imbere afata icyemezo cyo gusezera. Uyu yemeranywe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Twakire telefone ya nyuma. Royal TV, alo. Alo. Yego. Ntabwo tumwumvishe neza. Hanyuma undi ati mwiriwe neza, mumbarize mu Rwanda fani y'ekipe nyuma ya APR. Mbariza Emery. Kiyozo.
FIFA na APR gusa ubwo uri no muri polisi afanaga polisi cyangwa afanaga APR umukinnyi hagiye naho nyine naje muri APR n'ikipe yanjye fana atemeri turamwemera nk'abafana ba APR ni Jado kubw'Imana ati ndamukunda cyane ubutumwa bwinshi cyane bwagiye bugaruka kuri Emery ndaza kubumwereka mu rusange ntabwo nabusoma bwose ngo mbuvemo gusa mu rusange ati muraho mwansobanuriye Masudi azize iki twakubwiye ko ngo ari imikorere n'imikoranire mibi hagati y'abayobozi ndetse nabo basanzwe bakorana babatoza nkuko Gakwaya Olivier twatangiye abitubwira mu kiganiro twagiranye kuri telefone ya Aero TV uwo musore nakomereza aho kuko arashoboye aravuga we Emery bwira Emery akomereza aho turamwemera nk'abafana ba APR atejere wazongeye ukatugarurira babareyo sinabwiye ko ingoma bavuza badusakuriza muri studio ko bazabura aho bazitwara ubwo batangiye mbori birukana Masudi reka baze batakaza imikino ibiri tubatsinde indi tumanuke birumvikana abafana ba APR muri iminsi bafite uruvugiro tamwe nambaye ndamwemera sana kabisa ikipe n'ikipe nemera ari mu ikipe nemera ubutumwa bwo ni bwinshi cyane gusa Emery umunota umwe sinakunigana ijambo arabo wifuza gushimira kiri ku mutima wawe wenda ntakubajije wifuzaga kuvuga kugeza kuri uyu munota ndashimira ndaza gushimire kwanza wanumiye ahubwo nawe ndagushimira kuko ubw'umwanya wawe wigomye kuko biba bikomeye cyane nkabashimira abantu bose bamfasha kugira ngo ndere imbere harimo APR FC barimo kudufasha buri kimwe cyose batitaye ku tubazo runaka twagiye tuboneka nabo ndabashimira cyane nkashimira abatoza bagiye bamfasha kugira ngo ngere kuri uru rwego nta cyizere uha abafana muri iyi sezo abafana bari gucika intege bazacika intege shampiyona irangiye aho bigeze aha ngaha ntabwo baze bakomeze badushyigikire byose birashoboka byose birashoboka kuri Emery mvuye kure APR yatwara shampiyona APR yatwara igikombe cy'amahoro nkuko abyivugira reka ibindi tubiharire ikibuga ndetse n'urugamba niryo hataniro burya ikibuga niryo hataniro ry'abakinnyi ndetse no gushaka mwese kwifuza ku ntego muba mwarihaye nk'amakipe aba ahatanira icyo gikombe mwakoze cyane kuba indahinyuka kuri gahunda za Royal TV mwakoze cyane guhitamo gukurikira Royal TV by'umwihariko ikiganiro half time show hano kuri Royal TV nakagaruka kwa gatatu musanzwe mubimenyereye mba ndi kumwe n'umusifuzi yigisha amategeko y'umupira w'amaguru ese ni kino tuzaba tuganiraho kuwa gatatu tuzagaruka cyane cyane kuri itegeko rya 11 rya Orge twakomojeho ubushize tuzarikomozaho nanone kuwa gatatu tunavuge ku myitwarire idahwitse mu kibuga igihe batangaje n'igihe batangaruje byose tuzabiganira turi kumwe n'umusifuzi wacu nkuko maze kubimenyera iyo atari Apollinaire aba ari mvuye aba ari Emery nari mvuze Emery wundi wo muri Ferwafa birumvikana tuzaba turi kumwe nabo hano kuwa gatatu saa 3 n'igice n'ubundi hano kuri Royal TV nko maze kwimenyera murare aharyana mukomeze gukurikirana gahunda za Royal TV nkuko bisanzwe ciao asante sana Emery asante sana